Buri musore wese cyangwa se umugabo wese aba yifuza umukobwa wamukundira uwo ari we, atari uko amukurikiyeho ubutunzi cyangwa se amafaranga atunze. Hanze aha hari ubwoko bwinshi bw'abakobwa. Hari abagukundira uko uri, uko uteye, imico myiza ufite n'ibindi bitandukanye. Hari abandi benshi ariko bakundira umusore kubera ubutunzi afite cyangwa se amafaranga menshi ahembwa buri kwezi cyangwa se imitungo itandukanye afite. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe ibimenyetso 7 byashyizwe hanze n'ikinyamakuru cyandika ku mibanire y'abantu cyitwa El Crema, bigaragaza ko umukobwa mukundana agukundira amafaranga utunze, wowe ukaba wibwira ko ari urukundo rwa nyarwo. Muri ibyo bimenyetso, icya mbere, ntajya gushishikariza kwizigamira. Umukobwa ugukunda by'ukuri yita ku hazaza hanyu kandi mugafatanya kuhategura mwembi. Kugushishikariza kwizigamira no kubitsa, gukoresha amafaranga neza, ni bimwe mu bizakwereka ko umukobwa agukunda by'ukuri. Agukunda uko uri, atari uko agukurikiyeho amafaranga ufite, ndetse akwifuriza ejo hazaza heza. Umukobwa uzabona ashishikajwe gusa no kwakira amafaranga umuha, niyite ku hazaza hawe cyangwa se aha mwembi, jya umugiraho amakenga. Ikimenyetso cya kabiri ni ugutumiza nta rutangira. Umukobwa muzasohokana ukabona ari gutumiza atitaye ku giciro cy'ibyo atumiza, cyangwa se ngo abanze arebe niba bitagushyira mu mazi abira cyangwa se bikakugiraho ingaruka mbi ku mufuka wawe, ntuzashakire kure, agukurikiyeho amafaranga n'ubutunzi, si urukundo. Mwene uyu mukobwa uzamubwirwa nuko atazatinya no kuba yatumiza telefone ihenze cyane nka smartphone, kandi azi neza ko umushahara wawe uri munsi yayigura. Ikimenyetso cya gatatu kizakugaragariza ko umukobwa mukundana agukurikiyeho ubutunzi ni uko agundira ibye. Ikindi kizakubwira ko umukobwa mukundana agukundira amafaranga cyangwa se ubutunzi ufite ni uko atajya ashaka kugira nawe uruhare mu mubano wanyu, cyane cyane iyo bigeze mu gihe cyo kugira nawe icyo yagufasha cyerekeranye n'amafaranga. Arakureka ukirwariza nubwo yaba afite icyo yagufasha. Aba akeneye kwakira ibivi iwawe gusa, nta kindi aba yifuza. Ikimenyetso cya kane, ahora ategereje kwakira, atitaye ku byakubayeho mu minsi yashize, byaba ibyiza cyangwa ibibi. Aba ategereje iteka kwakira ikintu kiguturutseho kandi gifite agaciro. Ikimenyetso cya gatanu, ntajya ashima. Biragoye ko mwene uyu mukobwa yashima ibyo umukorera. Iyo ugize icyo umuha cyangwa se umukorera, abibona nk'aho ari ibintu afitiye uburenganzira kandi biri mu nshingano zawe kubimukorera. Mwene uyu mukobwa agushima gake cyane kandi gashoboka, ntabwo byagoranye, bisa nk'aho ari urimo kubimuhatiriza. Ikimenyetso cya gatandatu kizakugaragariza ko umukobwa mukundana ashobora kuba agukurikiye amafaranga gusa, ni uko haba hari n'abandi bagabo bamuha impano kandi zihenze. Iyo umukobwa wita ko ari umukunzi wawe adasiba kubona impano zinyuranye ahabwa n'abandi basore cyangwa se abagabo, agakenera kandi n'izindi ziguturukaho, kandi ukabona ari we wavuzwe mu ngingo zabanje, ndetse ukabona arimo kuvugwa cyane ahandi hatandukanye, ntuzajijenganye, agukundira ikofi yawe. Urwo si urukundo, ntago ari uwawe. Ikimenyetso cya karindwi, ntajya yita aho ukura amafaranga. Iki nacyo ni ikimenyetso mwene aba bakobwa bahuriraho, kuba umukobwa mukundana atita kuko ukura amafaranga, ahubwo agashishikazwa nuko uyamuhereza. Ni ikigeragezo wahuye nacyo, uwo si umukunzi. Ngibyo ibimenyetso 7 bishobora kugaragariza abasore yuko abakobwa bakundana batabakunda by'ukuri, ahubwo bakurikiyeho ubutunzi bwabo. Niba wakunze iki kiganiro ntugende udakoze subscribe, ukande like, usige comment, ukore na share, tujye tubana buri munsi mu bindi biganiro. Njye nitwa Charles Gahegana. Hasta la vista.